ishyamba ririmo ibiti birenga 6,000 bagasimbuka n'umugende bakajya mu mukoco wo hakurya bakarambagiza icyo batema kirimo hagati Imana ireba bakagitema basize ibindi kikihonda hasi bakibwira ko bakirangiza kandi ibimenyetso byo kurangiza babiha bakubita bwa mbere hava ibango rimwe kikagero kikarangira kikajya hasi n'amashami yose kandi igiti cyatemwe hari ibintu 7, 8, 9 gihura nacyo kibishaka kitabishaka ijambo rya mbere igiti cyatemwe kibura izina. Sashimwe uzamura ibiganza turamukanye. Haleluya haleluya. Twese dufate bira dusoma ijambo ry'Imana twumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe. Turasoma igitabo cyayo bice 14 umurongo wawo n'uwa 7 tuyahuze n'ijambo ry'Imana bateguye nk'isanganyamatsiko mu kindi gitabo cya Samweli cya 2 igice cya 7 umurongo wa 18 duhuze iyo mirongo ibiri iri mu bitabo bibiri bitandukanye twumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe. Yobu 14:7 reka dusome afite birimeze nkanye no ku rupapuro rwa 490 14:7 Yobu haranditse ngo erega hari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitonomi nubwo umuzi wacyo wasazira mu gitaka igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu iyo cyumvisha amazi cyongera gushibuka nk'igiti kikiri gito. Amen. Samweli igitabo cya 2 cya Samweli igice cyawo cya 7 umurongo wa 18 haranditse ngo umwami Dawidi ahera ko arinjira yicara imbere y'Uwiteka aravuga ati nkanjye ndinde Nyagasani Imana kandi inzu yanjye niki nkanjye ko undinda ukandinda ugeza aha. Imana idufashe cyane. Amen. Reka twongere tuvuge amazina yacu n'umuco mwiza w'abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kumenya. Nanjye nitwa Niyonshuti Theogene ndi umugabo mfite madamu n'abana 4 abakobwa 2 n'abahungu 2 kandi n'abana beza basanasa. Abana banjye turasa mwana bana banjye turasa ariko mu rugo turi abantu benshi hari abandi batipe tu bavuye imihanda twibaniraga. Imana imaze kundemera rero ndababwira ngo namwe muze mbahe pase y'ibiryo mwana birabibereye home. Bariga bamwe bamaze kubona amaperime abandi bagiye muri universite abandi bari kwiga ubuganga ariko Paulo yaravuze ngo dushozwa byose na Kristo duha imbaraga. Turishimye kuba hano ibatsinda hatambutse igihe kitari gito kinini tutaheruka ariko umwami yari yarateguye umunsi. Korali Imana ibaho umugisha mwateguye igiterane ubuyobozi bw'itoro ndetse n'abakristo ikaze mu mpaye. Imana izabamera ikaze mu bwami bwo mu ijuru. Yanezerewe ubwo naganiraga n'abayobozi bantumira ubuyobozi bwa Korali n'itorero barambye ngo ni igiterane cyo gushima Imana. Iyo umamagaye rero mu kuvuga imirimo y'Imana mba mbyumva neza. Hari umuntu uheruka kumbwira ngo arampamagara ngo duhure turahura urwego ugezemo ngo si urwo gutanga ubuhamya ibyo bintu uri kugenda utanga ubuhamya mitamubwira ngo ndakwiyamye igihe nari nshonje ntiwigeze ungaburira nambaye ubusa nta pantaro wamaye basohora mu nzu kandi wari umukire ufite geto ukodesha ntiwigeze ucumbikira ngo ubu binyurira ndavuga Yesu wabimpa. Gosheni Imana ibaho umugisha. Mwabikuririmbye neza ngo ibikora gake rero kuririmba byaranyishe ntago nzi kuririmba. Mwarepetaga nge ndi gucoma mani mwarepetaga ndi gucoma ijwi ryaragiye rero ntago mwabindenganyiriza muzajya muririmba mbwirize nakundi ariko kunyeganyega muri gake ntago byakunanira tu
uretse ko muri iyi minsi namaze kumenya ko abantu batagira amajwi ngo baririmba hip hop. Rero ubu ndimo ndandika imirongo misi bikiraje ijye hanze, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikine kugira ngo umwizera wese atari izananira ko bazajya bakubitamo biti imanuka uko mbyumva. Amen. Nta kindi kidutera kuvuga Yesu, tuba twibutse imirimo y'Imana, tuba twibutse imirimo y'Imana. Imana yamamagaye ndimbobo hariya Gogosi murazi se mani, ariho ngangika Yesu ankure amagakiza, abikora uko abishaka gake gake. Munyemere tuganire ku ijambo ry'Imana. Ubuhamya nibudukundira turagenda tubushyiramo, ariko Yesu yagize neza. Ubwo se kuko vuze ko nari imbobo isusuzugura, ngaho icara hari komera Yesu amashyi umushimire, ubundi twiganire kaza gushoza urubanza. Iriya mbobo yabaye pasiteri gute ahita ikudiha. Nta bacuruzi muzi babaye abapasiteri, nta baganga muzi babaye abapasiteri, nta basirikare muzi babaye abapasiteri, nta bamotari muzi babaye abapasiteri, nta bahinzi muzi babaye abapasiteri. Ubwo si imbobo nizo zagombaga gukuraho nazimana igize gute, irazikunda rero Imana ishimwe ko ari njye ubufindo bwafashe. Tuganire ku ijambo ry'Imana. Ubundi Dawidi mu bantu bashimaga Imana arimo, yigeze yandika Zaburi aravuga ngo nibutse iminsi yanjye ya kera nkuramburiye amaboko, ku mutima wanjye umeze nk'igihugu cyishwe n'umwuma. Reka mbabwire, Dawidi ubuzima bwe bwari ukumanuka no kuzamuka. Avuye mu ishyamba, yaje yishe Goliyati, geze ibwami baramushimye, mwami ateye icumu. Ubuzima bwa Dawidi bwari ukumanuka ndetse no kuzamuka, ariko niki cyatumaga ashima Imana? Haba yazamutse yabonaga Imana, yaba yamanutse yabonaga Imana. Natwe ubuzima bwacu kuva tuvuye mu nda za ba mama, duhereye ku buhamya ababyeyi baduhaye, kugera aho natwe dutangiye kwihigira kuri iyi mihanda, kugera aho tugeze uyu munsi, twabonye Imana. Amen. Nasomye amagambo yanditse muri yo aza kudufasha kwinjira mu gushima Imana. Turaza gusenga isengesho ryo gushima Imana. Gabo cyayo twasanze andi magambo avuga ngo haracyari ibyiringiro ko nta igiti cyaba cyaratemwe. Cyaratemwe rwose, ariko biracyashoboka ko cyakongera kikagira amababi y'ibitontome, kikongera kwera imbuto ziruta iza mbere, ngo umuzi wacyo upfa kuba ukiri mu gitaka, naho warengerwa bikagaragara ko washaje, ngo ariko uracyari mu gitaka. Jambo nakuzaniye riravuga ngo yemeye ko gitemwa ntaho yagiye iracyahari. Abaga wari uryumvishe, yemeye ko gitemwa. Yewe Dawidi uri hano we, yemeye ko gitemwa. Uzi ko bagura imihoro ireba, bakagura amashoka ireba, bakajyana kuri ponseze bagatyaza ireba, bakajya mu ishyamba ririmo ibiti birenga 6,000, bagasimbuka n'umugende bakajya mu mukoco wo hakurya, bakarambagiza icyo batema kirimo hagati Imana ireba, bakagitema basize ibindi, kikihonda hasi, bakibwira ko bakirangiza, kandi
ibimenyetso byo kurangiza biba bakubita bwa mbere havaho ibango rimwe kikageraho kikarangira kikajya hasi n'amashami yose. kandi igiti iyo cyatemwe hari ibintu 7, 8, 9 gihura nacyo kibishaka kitabishaka. ijambo rya mbere, igiti iyo cyatemwe kibura izina. ijambo rya kabiri, igiti iyo cyatemwe kibura isura. ijambo rya gatatu, ibiti byose iyo bitemwe bisangira izina. ijambo rya kane, igiti iyo cyatemwe ukinyuze wese akihanagurizaho ibyondo. kandi aratangaye n'uwambaye bodaboda nawe akinyuraho akihanaguza kandi yambaye bodaboda. cyaratemwe. reka subira inyuma. igiti kigira isura bitewe n'amababi yacyo, kikagira izina bitewe n'ibyo cyera. icyera avoka bacyita avoka, icyera amapera kikitwa amapera. none ko ntacyo cyera cyatemwe nigishaka kiba ari inturusu cyangwa gereveri, icyatemwe cyose cyitwa igishyitsi. igiti kiratemwa kugera aho gitakaza isura. n'umuhanuzi ugiye guhanura akabaza ngo ariko ubundi uri umukobwa cyangwa uri umugore? waratemwe. Mana yigeze imbwira ngo njye muri korari mburi yonjamo. ndebye ya mbere mbona batanyemera, ndebye ya kabiri mbona ntibyavamo. yitwa batoranyijwe, musaza arayizi. nakirijwe mu kovi, igira amajeste rero. nkajya mbona kuntu imanuka, nkajya mbona nzajya mpura nabo bavayo cyangwa ngaherayo kubera inzara. bari bafite indirimbo ivuga ngo abiseri bazenguruka Yeriko. nkajya mbona kuntu bakata, nkajya mbona bazajya bakata ngakwamirayo, mbona ntibyavamo. ndebye y'abamama, urumva aho sinari kwirirwa njye. ndebye y'urubyiruko nyoberwa niba ndi umusore yitwa Abanyamugisha, niba ndi umusaza biranyobera. mpita njya mu ya Nibature, ko muri Nibature nawe usekundi. korari ya Nibature waza ubihindurije ibi pesi bisumbana, ntawe useka undi. kandi mbatangarize muri iri teraniro, buri muntu ajya muri korari basa. ndabeshye se? waratemwe ariko haracyari ibyiringiro. ijambo rya gatanu, igiti iyo cyatemwe umuntu wese ushaka umwase wo gucana araza no kuri cya gishyitsi agafata ishoka. kandi icyambabaje ntakubita hamwe, asekura aho ashaka. ijambo rya gatandatu, uvuye mu rugo agiye guhinga, yavuye yisuka ikwikiye, agera ku gishyitsi akongera agasekura. nyemerera ngo utume ku muntu umwe ukwegereye, ntacyo bitwaye. mumbwire ngo utancika mwana. ongera umumbwirire ngo imihini ikumereye ite. mumbarizaga imihini ikumereye ite. waratemwe wipfana. ijambo rya munani, uri guhinga ari gukunkumura imbagara. narababaye, nazishyira ku muringo cyangwa mu kigundu cy'isina, araza azambagara akagereka hejuru y'igishyitsi. ijambo rya cyenda, niyo agiye kuzitwika ntazikura hejuru y'igishyitsi, azitwikira hejuru y'igishyitsi. ariko nkurikira neza, nkurikira sa nk'utuzi nkurikira. baguze imihoro ireba, bagura amashoka ireba, baragitema, bibwira ko bakirangije, bihanagurizaho ibyondo, bagerekaho imbagara, bakubitaho imihini, bakuraho imyase. ariko data yabahishe umuzi. data yabahishe umuzi. nta yandi mashimwe dufite. korari mwe mwateguye igiterane, nta
ashimwe nuko data yahishe umuzi wa korali. Data yahishe umuzi bashaka kuba babatumira ntabwo ari mwe muzi kuririmba. Ubusa mufite amajwi ya Rutera Serene Dios mwarya danse kurusha Koffi Olomide. Data yahishe iki umuzi. Yemwe abakristo bibatsinda bene data bateraniye hano abavuye hirya na kure dushimiye Imana tuyikomeye amashyi ko data yahishe iki umuzi. Agaciro si amashami, agaciro si iki giti, Imana yahaye agaciro umuzi. Turaje tuwurebe dusenge. Bagenzi bajya mu ijuru se nabo baratema. Iki kari igiti. Muri iyi Bibiliya hagaragaramo ijambo igiti inshuro 138. Ese iki giti buri gihe kivuga umuntu. Ahantu hose muri Bibiliya handitse ijambo igiti ni ubuhanuzi buba bugaruka ku muntu. Muntu wabatijwe kuzura umwuka wera aratema. Si umugenzi ujya mu ijuru uririmba aratema, ubwiriza aratema, senga atanga amaturo n'icyacuma aratema, witwa murokore aratema, aratema ashatse no gutemwa niba narimbura, ariko data agahisha. Jambo rya mbere ritema abagenzi bajya mu ijuru ni ugutinda mu bigeragezo. Ndagusengera Imana gutabara utaraseba. N'umunyarwanda yaravuze ngo urushize kera ruhinyuza iki? Imana gutabara. Muri iki gitaramo cyateguwe na korali kigatangwamo amafaranga angana gutya, ndagusengere guhaye inkunga y'isengesho nawe wisengere Imana gutabare utaraseba. Aseba Nasomye Bibiliya ngenda ndeba abantu bananiwe muri iki gitabo bagacogora. Ni abantu Bibiliya ishyira akadomo ko ntawe uhanye nabo. Mu isezerano rya kera harimo uwitwa Eliya. Biga inyigisho za Bibiliya n'umuhanuzi w'umuriro, nubwo inkuru ze zanditse mu bitabo by'amateka. We n'umuriro babyumva kimwe, ntarindira kurahura, upfa kuba umucokoje. Ndavuga ati muri Romani ugasekura Babiloni. Uyeriya mvuga ni wandi wishe 850 ba Bayali n'abashera. Uyeriya mvuga ni wa wundi wahagaritse Imana imvura Imana itamutumye. Uyeriya mvuga ni wa wundi wasanye na Mose ku musozi bagahura na Yesu baje gukora ihererekanya bubasha. Eliya azahagarariye ubuhanuzi, Mose azahagarariye ubuyobozi n'ubutambyi. Uyeriya mvuga ni wa wundi wagiye mu ijuru adapfuye. Ariko Uyeriya ndi kuvuga muri iki gitabo kari 235 ni wa muhanuzi wenyine wirutse kibuno mpamagura minsi. Nta utacogora muri uru rugendo uretse no kwiruka. Uyeriya mvuga niwe muhanuzi wenyine wiyahuye. Yagiye munsi ya kiriya gitakizi kama yacyo ari aside. Ntabwo yakigiyemo agiye kugama agacucu. N'amagambo yavuze ni amagambo agaragaza ko yahaza ubuzima bwe. Aravuga ngo icyabiruta nuko nakwe. Ariko reka mbabwire icyanejeje idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yabera. Yibuka kariya yagabira icyubahiro cy'Uwiteka mu Isirayeli. Yibuka kariya yasenye inzu z'ibigirwamana ku misozi. Imana iravuga ngo Eliya we ntabwo nagutakaza. Imana yohereza marayika azana umutsima utaze ku makara n'amazi yo kunywa. Akomanga marayika, ndagusengeye muri iki giterane umaze igihe mu bigeragezo waratemwe
ariko marayika gukomange ushira umwuma n'inzara. aravuga ngo marayika abwira Eliya ngo Eliya we byukurye. ariko muzi cyanteye ubwoba, yarabyutse ararya arongera arasinzira, ariko Imana ntiyamutakaza. arabyuka kame nihanagwe, kandi mu modokari karimo, ariko nibwo nyivayo sindamenya kukagendana. ngibuka namaze kugera nibwo nyivayo mwana sindamenya, kandi mba mbona ari byiza. hari n'abagafata gutyo ukuntu ariko mbona bitavamo. uzi ukuntu kera turi imihanda twihanaguraga tumaze gucoma sema, nuko twabirangizaga. haleluya. ni ukuri kose mu modokari, ariko n'ibi biramaze ngo kari hehera, bivuga ngo muziparitse hari mu byo gushima birahari, byatuma tutavuga. marayika koma, reka mbabwire, uzi ko Imana yari izi ko ariyo akunda ubugari bushyushye. Imana yari izi ko ariyo, muramwibutse ku mupfakazi gasonge ukazane. umupfakazi agera aho amutera impuhwe ngo ni agafu gake gasigaye ngiye gusangira n'imfubyi, ariko uranyumva gasonge n'udukwi tubiri nari isigaranye twonyine nitwo ndi gutoragura. mbese amutera impuhwe kujya no mu rwego amubwira ko ari udukwi tubiri, ariko nta matwi ugira gasonge ukazane kagishyushye nkami. reka Imana yari izi ko ariyo akunda ubugari bushyushye, niyo mpamvu marayika yabuzanye bukiri ku mbabura butaze. ibyawe Imana irabizi. reka nguhumurize, ibyawe Imana igize gute. mu isezerano rishya nabonye undi witwa Yohana Umubatiza. Yesu yaramuhamije, avuga mu babyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore ntawe uhwanye na Yohana Umubatiza. icyo Yesu yavugaga ko abahanuzi bose bamuhanuye bagapfa batamubonye, ariko Yohana Umubatiza niwe wahanuye Yesu aramubona aranamubatiza. yinjiye mu nzu y'imbohe uburoko bumuri. Bibiliya ntigaragaza igihe yari amaze mu nzu y'imbohe. abakomantera abasobanuzi b'ijambo ry'Imana bavuga ko bafunga Yohana Umubatiza ngo yinjiye avuga ngo uwo mufunze ntago mumuzi, mfite petit frère. ese nimwibuka ko nyina wa Yohana Umubatiza Elizabeth ari mubyara wa Mariya, yavugaga ko afite kandi yamushaga amezi 3. ategeka atageze ubwugi agakuraho. uretse no gutegeka Yesu ngo ubwugi buveho, habe na teremusi y'igikoma, habe na protomana, ngo uburoko bumuri yaratuma ngo mugende mumumbarize ngo mbese ni weho cyangwa dutegereze. ibintu bitatu byabaye Yohana Umubatiza ari kubatiza Yesu ku mugezi wa Yorodani. ikirere cyarakingutse, abari aho barabibona, na Yohana Umubatiza agira gute, arabibona. umwuka wera amanuka mu ishusho isa n'inuma, ahagarara ku rutugu rwa Yesu. ngo abari aho bagira gute, iyo numa barayibona. na Yohana Umubatiza agira gute, arayibona. ngo ijwi ryumvikanira mu ijuru rivuga ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. abari aho bagira gute, bararyumva. na Yohana Umubatiza araryumva, ariko atinze muri gereza uburoko bumuriye ngo mbese ni weho cyangwa dutegereze undi. ndongeye ndagusengeye Imana igutabara utaraseba muri uru rugendo ntawe utacu. waseba
ngo sinzamwarura mwara zikanakugeraho. Inzara yakwishura reba bakagira ngo uri kurunguka akagira ngo uriya muntu arahengereza iki? Ntacyo uhengereza, ari amaso yamenetse. Kamvuga inzara gusa, ubundi ibindi nzaba mbivuga. Inzara yarandi injyana n'umugore n'umwana. Inzara iraturya. Inzara yatuririye mu buvumo bwo ku giti cy'inyoni aho twasengeraga hitwaga Jangwani. Nimukajyeho ubu ntabwo byemewe, ariko kera twajyagayo. Nayoboragayo gurupe y'amasengesho. Umwana umwe w'umukobwa twasenganaga muri iyo gurupe numva arampamagaye ati muyobozi, nditaba ati karame, n'akajwi kabaga karagiye, turabona tudapfa. Ndamubaza ngo tuzira iki? Inzara. Bitamubwira ati niba ari inzara napfuye kera. Numva arahigimye. Mukanya gato numva arasenze, aravuga ngo mana uri mu ijuru n'agahungu kawe uri murimo murarya, twe twishwe n'inzara hano. Ibaza aho umuntu asenga akavuga gutyo. Inzara iragatsindwa. Aho nari negamye ndavuga ati raduhambye ntawe usohokamo hano, ariko Imana yacu ni urukundo. Mu minota nka 15 uziko ntawe ureba undi mu buvumo, numva arongera arampamagaye ati muyobozi, nditaba ati karame. Mpitamubaza ngo ntirakwica se? Ahita ambwira ngo araganze kunyica. Numva arambwiye ngo Imana yavuze ko izampa imodokari utumva. Ndikiriza ngo wayibwiye ikaduha amapine tukaba tuyarya se? Ngo Imana iduha amapine tube. Ko Imana igira neza. Imana yaduhaye ibiryo. Ubu nawe yashatswe n'umupasiteri, ubu yitwa mama pasiteri, kandi muri iri torero ryacu. Nzara agatsindwa. Ubu se mvuga inzara gihereye. Narwaje umwana hano ku Muhima n'umudamu wanjye, tuba mu gipangu kirimo imiryango 5 irebana. Ntihagira umuntu n'umwe udusura. Cyumweru cya mbere cya kabiri dukuraho yakwikopesha kuri botike ari aho ku gipangu. Bati wambari ukankopa ikiro cy'umuceri n'ikiro cy'ibirayi n'akadobo k'amakara nkagemura madamu kwa muganga. Ahita yisetsa ngo pastor nta biryo by'ideni bihari. Iyo wakuyeho rero uri umurokore banabyongera ati muroko nta deni rihari. Badembera gake gake wakubiswe babyita gutarasa. Tamura hano mugasyata Kanyonyomba. Mitamura n'umugabo pastor ati wabaga ko naguheruka. Iyo byagucanze ntibaguheruka sha, kandi uhora ucaho ngaho. Tibaguhe fanta ubu ati muyime ndayinywera mu rugo nta kibazo, baranza kavide ndakazana. None ukugira ngo nkagemuriyemo madamu kwa muganga ku kavide ka fanta. Barayimanyishira muri envelope nyigemura madamu kwa muganga. Ngezeyo ndayimuha, arambwira ngo sheri icyo nshimira Imana imyaka 10 y'urugendo rw'imibabaro yanyitaga sheri, na n'uyu munsi aracyanyita sheri. Ati kuki utayinyweye sheri? Ndamwira ati ntabwo nari kugucura sheri. Ndamupfundurira, nanjye mba mpagaze muri korodoro, ajya ndeba nkabona aranywa. Abase buragiye yancura koko. Nongera nkareba muri sale nkabona arayimaze. Nongera ngiye kuva numva arampamagaye ngo sheri ngwino nkubwire ndazi. Ahita ngo reka dusangire hasi. Nahise nkama nyona mwana twaramucuze na yari rwarije na serumu. Hari uwo yari ari guhasa. Mwana arakirambura amafaranga yo kwishyura ibitaro, kandi yite afite nta gusohoka. Turaramo, kandi icyo gihe nari pasiteri. Wahita umbaza ngo ntabwo wahembwaga? Narahembwaga n'amafaranga menshi. Twahembwaga neza, amafaranga menshi.
ariko nari naratsa vase siri sareri nk'abandi bagabo mu kibanza. Numva atari imibare y'abagabo se. Noneho bakura kandi udafite ingwate bakuba imyaka myinshi. Noneho banka yakura hayabo hagasigara 65, nkahita nishyura inzu 50 hagasigara 15. Ngaho bitegemo ukwezi kose unabiryemo. Urumva byavamo imibare yitizamo ibihekana koka. Ahubwo ndagusengeye Yesu akuremo imibare. Mushuma mwisengesho uza kudusengera data agabanyemo ibihekane. Agabanye iki? Baradusezera muranishyura ibitaro. Pasiteri umwe yitwa David wo mu Gatenga, numva benshi mumuzi. Hamama gati pastor cyari mu bitaro yanyohereza amafaranga nishyura ibitaro. Maze kwishyura ibitaro hasigara ibiceri 200. Madama aheka umwana icyo gihe twari turwaje umwana ugiye gucuka. Inda y'amezi 8 aheka n'umwana w'imyaka. Nanjye mpita make bag agakapo fata n'ibase na tomanje. Nawe ahita afata akabido mu ntoki. Ndebera iyo foto. Pasiteri na mama pasiteri inyuma ye. Turamanuka ku Muhima Gogosi. Pasiteri mama pasiteri inyuma ye. Ngeze mu nzu ndaturika ndarira. Ndavuga ati Mana, uyu muhamagaro wawe ni bwoko ki? Madamu ni intwari, afata bya biceri 200 aragenda agura biskwenye za zindi zari hamu zigura 50. Avoma amazi kuri robine anomberamo izo biskwi. Amaze kuzinomberamo 2 mu gakombe kamwe, zindi 2 mu kandi gakombe. Agakombe kamwe aramanarya. Nibutse katancuze kuri fanta, nanjye ndamusigira utundi tubiswi 2 yanombe mu gikombe agaburiramo uwo wari urwaye n'umukuru. Nene namucumbikishije, nawe navuye kumucumbukura. Turaryama aho, nta kuryama nta gusinzira. Ubwo se wabona ibitotsi nko mu masaa 7 z'ijoro. Nta muhanuzi Imana yadutumyeho. Imana ubwayo ku giti cyayo yari yiyiziye ica muri madamu iramuganiriza arankomanga. Ntago ari kera, n'ejo bundi muri 2. Nta myaka 2 irashira ntangiye kurya saa 6 na nijoro. Fandara hararanze ariko narinze ubuhano. Nigeze nkwesikoroka, sinari kukubwira ukama ni mwankundaga, ariko narinzu umushumba aranze yarantumiraga. Hari umukristo wigeze wumva ntwarira nimero za telefone ngo nzamuhamagara, kandi uko navugaga ukumvuga Imana niko navugaga Imana muri. Ariko naricaye na madamu ndavuga ati ibyo abandi bavuga butumwa bakora kugira ngo babeho ndimo ndabibona. Reka turinde ubuhamya, nitunapfa Imana itadutabaye tuzambara ikamba ko twarinze. Sanga madamu muri iryo joro iramubwira ngo mwana wanjye kuko mwize neza mukarangiza nanjye ndabatabaye nyuze mu rugo rwanyu. Mu gitondo na saa 2 numva umuntu arampamagaye ngo pastor uri mu rugo. Ndikiriza arambwira ngo narigiye ku kazi ariko hari ibyo nari nkuzaniye. Mva mu nzu ngenda gake gake, izuba rirankubita. Hari n'utwesikariye nazamukagamo, bageze kuri kaburimbo ngenda kibadashi mbese iyi position. Nurika inyuma y'ivatiri yamitamubwira ngo erega naje. Aracyoka ngo pastor waje. Abafunguye hahandi inyuma mu ivatiri batwaramo ibintu. Ndebyemo mitambana amakabido k'ubuto bw'igihwagari, mitambana amagafuka k'umuceri, mitambana ibirayi nk'ibiro 50, ibishyimbo nk'ibiro 30. Imbaraga zihita ziza ati haleluya. Hari ibintu ubona imbaraga zikayita
ko nabyiteruje nta muntu wanteruje, naje ngenda kibodaje ahitamo n'ibihumbi 30 ngo ngura amakara. Ku mutima ndavuga ati ndagura n'akanyama singaheruka. Naho Imana yari yatangiye akazi. Hashize nk'iminsi nk'itatu numva telefone irampamagaye, nimero prive, ndayitaba. Maze kuyitaba ngo hano ni mu biro bikuru bya ADEPR. Ati hari telefone iguhamagara ukahita wifata neza. Ati turashaka kugusura mu rugo. Ati Zubwo uravuga ngo ntimuzaze, karibu 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 zigira 8, karibu karibu karibu. Ariko ku mutima yavuga ati ko batantumyeho umushumba, nibantumeho uw'akarere uturere twari tukiriho. Ndavuga ati baje kumponda banziza iki rero mu rugo ko nibihe byaha nakoze koko Mana. Mbwira umugore ate ariko ufite ubwoba bw'iki? Arabatekera ngira madamu ukunda abashyitsi, arate bari kurateka abantu baje kudukubita. Ati saa 7 zigeze ngo tuyobore tugeze Kanyonyomba. Ndabayobora ibijipe 2 na za Vigo zabe 2 mbona bari kuziparika. Ndebye muri Kesariyeri mbona harimo imifuka y'imiceri, harimo imifuka wunga, harimo za sostomate, harimo amasukari, harimo amata. Ndabashaka mushaka munsekure tu ibi bintu bije iwanjye. Igihe cyageze ikoresha bose. Bigiye mu nzu basanga ibiryo birateguye. Ati yo mama pasiteri yarahamagawe kabisa. Naho singenje nyine basuye, hari n'abandi basuye naho bari bafite ubwoba nk'ubwanjye bose. Twatetse baririra ibiryo byanjye barabisekura, nkajya numva ati amena. Neno urumva twabaga mu nzu y'ibyumba 2 na seko kimwe twaragihimbye. Hari igihe ukodesha inzu y'icyumba na sari ikindi ukahita ukiremera, ukahita wongeramo ikindi n'irido. Simubizi samwa ukahita nibyegetse. Bundi bamaze kurya rero bafata ijambo barambwira ati turi hano mu izina ry'ubuyobozi bw'itorero rya ADEPR. Ninjye waje nyoboye aba bantu, turi kumwana bose n'abakozi ba ADEPR. Agenda basobanura bambwira ati itorero ryagutekerejeho ko rigomba kugusura iminsi 100 itarashira nk'umukozi wa ADEPR. Wahuye n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi, tukaza kugufata ku mugongo. Aho nicaye ndavuga ati imyaka 8 mbakorera nibwo mwibutse ko ndi umurezi kabeza. Mu bihimbe mbirye Imana yarayivuze. Banyereka naho sinya bankubita dese yo kugura gaze. Nasinye vuba ndabaherekeza. Imana yari izanye ibiryo. Aho rero niwe nicaye na madamu munkurikire neza. Turavuga ngo tuzashima Imana imifuka y'imiceri, za kawunga, amata, banzaniyemo na nido. Siko Imana ibyemera we. Uzi kuva kuri Superdip ukahita unywa nido warwara uburoro. Mana yomora ibikomere, ikomora n'ibikomere by'ibirara. Ndabisekura. Aho rero nicaje na madamu duhiga umuhigo. Turavuga ngo tuzavuza induru mu rusengero, tuzabigenza gute? Nibwo namubwiye ngo reka duteke ibiryo tugemurire Mayibobo Nyabugogo zishonje ndazizi, tujye gusangira nazo ibyo biryo. Turateka dushyira Mayibobo, turisangirira,
umuhamagaro wanjye ukomerezaho. Ubu ngubu nibanira nabo, mbarihira amashuri, sangira nabo mu rugo. Abarya mu rugo ntago nzi umubare, abaturage bo muri karitsiye bakuyeho baza kwirira mu rugo. Shimira Imana wampaye umudamu utagira imibare. Twebwe agafuka k'umuceri ni iminsi 5, ntago gashira nka kwa kundi ubona weho gashira, ubona kagenda gahengama. Oya, twe kamanuka gateretse hejuru y'umwobo, bigenze kamanuka da. Mu rugo bateka ibiro 8 bya kawunga, saa sita bine, saa sita nijoro. Ubundi bya Yesu ushyizemo imibare birapfa, ariko n'ibyo wabonye washyizemo imibare nabyo ibyimye imibare birapfa. Cunga ibyo ufite rero, nusanga ari ibya Yesu kuramo imibare, nusanga byaravuye mu mibare shyiramo imibare. Uzaze kumugura rero, ntuza kuko byo wahawe. Gira neza sose kubwira ko Imana itabara. Shabundi mu itorero bagabanya abakozi bahera ku batarize. Nifitiye 6 abanza. Nta cyaha bakoze, hari ubwo nize se. Muvuge ngo nta cyaha bakoze, sinize. Mfite 6 yonyine abanza, nayo sinayarangije. Meruka mu ishuri imbere ya jenoside, kandi twari mu gihembwe cya 2. Abibuka neza 9 twari mu gihembwe cya 2. Sinongeye kurisubiramo, nari nanjye struggle z'ubuzima. Andi nize na theology maze gukizwa. Ngiye kumva numva telefone irampamagaye, ndayitaba ngo alo, ni Pasteur Theogene ndikiriza. Irambwira ngo ufite konte muri Beka, ndikiriza ngo yinyoherereze. Ndavase ubu ndayimwima, hari ikiriho ngo aranyiba, mpita nyimwoherereza. Ngiye kubona mbona message ya miliyoni 7. Hari message ubona amazeru kajya yasubiramo. Ari kumanywa ukongera urumuri, ari kumanywa. Data guha ka message, aguha ka message. Nyuma y'iminota 30 maze kubona message, numva umugabo arongera arampamagaye ngo uri inaha muri Kigali, ndikiriza. Arambwira ngo dusange mu mujyi kuri Shike. Basanga mu mujyi turicara. Arambwira ngo ntago tuzi ariko turagukunda. Bari abagabo 2 bari kumwe n'umudamu ukiri muto w'umujene Marie, ubona ko ari umujene ukiri muto rwose. Barambwira ngo turi hano duhagarariye abandi, ni group y'abantu benshi, ariko badutumye ngo tukubwire ngo turagukunda. Barambwira ngo wakomeje imitima yacu igihe yari icitse intege. Igihe twari tunaniwe twasubijwemo imbaraga kubera ubwamya bwawe. Igihe twari twarakomeretse watwigishije ko ibikomere byose bidakira. Nibidakira waradusobanuriye tubasha gusobanukirwa ko ibidakira wakijijwe umwuka wera araza akakwigisha uko ubana nabyo. Watwigishije kubabarira dutanga imbabazi, abatwiciye tubaha imbabazi, imitima yacu irabohoka. Twamenye ko ADPR yahagaritse umushahara wabaye umuvolontaire. Ntidushaka kuzabona abana bacu basabira. Iyo byemeye rero abana babona famiye. Ayo mafaranga ubonye nayo kugura imodoka, ukore taxi, abana bacu batazicwa n'inzara. Ku mutima ndavuga ko mutayasubirana se kandi icyo gihe nari mfite imodoka 2, sibyo afande?
yaje aje kugura imodokari ya gatatu, ndayigura, niyo ngendamo, ni souvenir Imana yampaye, niyo nigendera, nayise V8 kandi ni Karina E. Ubu no mu rugo haparitse iyi. Ejo bundi namwe murabizi, ejo bundi ngiye kumva numva abandi barampamagaye, tigura ikibanza, ndakigura. Najya kumva umuntu arampamagaye ati mukozi matiramenye ko watangiye kubaka, wambabari ukaza nkagwasi, muramubabarira cyangwa uhita ujyayo. Biremera, ibi bintu birakora. Bantu baranyubakira inzu ya miliyoni, ubu zimaze kuba 90, ifite imiryango igenda ku mapine, harimo amatara acuranga afite umuziki. Mu cyumba wanjye harimo itara rishyushya mu gihe cy'ubukonje rijyamo gazi. Wewe nibwo ukibyumva, nanjye nibwo nyibyumva, sinari nzi ko biba. Nagiye kwigisha kwa Masengo muri Foursquare, amakarambana menshi Nyasasa, no muri jaride Nyasasa. Muri jaride naho harimo amakaro. Ndi umwe mu bapasiteri bafite amakaro muri jaride baki. Kandi nta kindi Imana yabikoreye ni ukugira ngo ikomeze abagenzi. Wumve ko itabaye mayibobo nawe yakugirira neza. Mana ingirira neza. N'umushumba wa muntu maho, umusaza akajya ambwira ati mwana baranyoherereje akira, ntakira. Mana irabikora, reka dusenge. Jobundi Imana iri kugenda ibikora byose. Numva nanone telefone irampamagaye, ndayitaba, ati ni umushumba w'ururembo rw'umujyi wa Kigali. Ndavuga ati alo, ita wifata neza. Ati sanga ahita miretira ingarura mu kazi. Ubu mbarizwa muri paruwasi ya Muhima mu itorero rya Kamuhoza. Sinibyo gusa, ubu mba no muri ADPR muri Edikota mu ishami ryo kurwanya ibiyobyabwenge. Uba ahantu hose hari ibiterano byo kurwanya ibiyobyabwenge, ADPR yohereza Theogene ngo njye kubitibikana Mana. Iyo twagiye rero bisaba ko mbwiriza kijyamo. Iyo twamaze ejo narindi wawa n'ubuyobozi bwacu bukuru bw'itorero twagiye kubatiza abagiye kugororwayo. Icyo nshaka kukubwira, ntawe Imana itakura umuntu. Abayobozi banjye b'itorero muvuga ngo Imana ibaha umugisha, bangariye mu kazi, Imana ibampera iki? Umugisha. Ijambo rya kabiri ritema umugenzi ni ibisubizo, gutabarwa ukibagirwa. Ngiye nguhaye ubu buhamya uramenye ntuzibagirwe. Ijambo rya gatatu ni ibyaha. Ibyaha birakomeretsa, irinde ibyaha n'igisa nacyo. Iyanabaye ikambindurira izina ikaba ingejeje aha, igufiteho umugambi mwiza. Yemeye ko gitemwa ntaho yagiye iracyahari. Fatira umuntu umwe mu kiganza mugutumeho, mumbwire ngo haracyari ibyiringiro, mumbwire ngo agaciro ni umuzi, mumbwirire ngo yemeye ko gitemwa iracyahari, mumbwirire ngo biracyashoboka ko wategereje Imana. Muhaguruke dusenge Imana.
ubuhamya sinyibona ubwo nanga busigara ama episode genda nkoraho gato ngo kubw'imyenda singeze ariko Imana yacu ni nyembabazi. Imana yacu ni urukundo. Mu bantu bakoze ibyaha bikomeye Dawidi arimo, ariko mu bantu bacaga bugufi bagasaba imbabazi Dawidi akaba uwa mbere. Kugera aho Imana yirahiriye Dawidi iramubwira ngo mwana wanjye nzagutuza mu mbabazi zanjye ntabwo zizigera zikomorokaho. Aya mashimwe bateguyemo iri jambo iki giterane Imana yari imaze kuvugana na Dawidi agiye kuyubakira inzu iramubwira ngo ntayinyubakira ariko uhereye uyu munsi wa none nzogeza izina ryawe. Imana yogeza izina ryawe, ariko urufunguzo rw'ibyawe ni ijambo ry'inyuguti 9 rivuga ngo mbabarira. Ariko kugira ngo umuntu arivuge ugira ngo yikoreye iki kibafu. Yesu yaciye kuri Barutolomayo. Barutolomayo ntiyigeze atakavuga ngo ndashaka guhumuka, yatatse avuga ngo mbabarira, kuko yarazi ko mu kubabarirwa harimo no guhumuka. Wipfira mu byaha, Yesu aragukunda, ni umunyembabazi. Wikwicwa n'ubusinzi nta mahoro y'abanyabyaha, niko Yesu avuga. Iyana bayikaniza itabi, kaniza nikotine, urumogi rwarangije, ndindara y'imihanda. Iyo dutanga ubuhamya ntabwo turinjije. Hari injiji yambara ikoti na karuvati gashyiraho n'akuma. Tumva fiti ideni Imana, fiti ideni igihugu, fiti ideni itorero ryangiza uwundi w'umusirikare rumwamagaro kubw'umuntu umwe hano ugiye kwihana. Imana iragukunda. Jambo rimwe ry'urufunguzo rw'imigisha yawe ni ukuzamura ikiganza ukavuga ngo maze igihe mu bigeragezo naraguye, subira inyuma. Mana mbabarira ibyaha nakoze. Kristo tumukubwirire agutabara utaraseba, naho uraje umusazi ku gasozi. Igeze manuka njya mu cyaro, hari famiye Butare yasigaye, njya gusurayo nsanga umwana w'umukobwa ari kogereza umwana yabyaye w'amezi 2 mu mwobo yacukuye asasama amakoma y'insina. Mbibonye ndababara, ndaza mbibwira madamu i Kigali, amuha igitenge, nanjye mugurira imyenda, mugurira ibase, imyenda y'umwana, mugurira amavuta ya Movitariya y'igihumbi, mugurira umuti w'isabune wa Sexa w'ubururu. Iriya miti y'isabune yaguraga Sexa ndabimushyira. Yabonye ibase atera haleluya, nyumva ndi mu kabande mu majyepfo. Angezeho naho atwarinda yitware muri Kigali ajya kuyibyarira iwabo mu cyaro. Agezeyo akajya atira ibase bakanga kuyimutiza. Nyuma y'ibyumweru nibwo kwiga ubwenge acukura umwobo asasama amakoma y'insina, akajya amwogereza ako gahinja muri uwo mwobo yasashemo amakoma, akajya mu gasoko k'umugoroba agasaba ifu yo gusiga mu ngingo ngo umwana adatamuka. Nibwo yagize umubabaro amezi 2 ashize, aravuga ngo Mana wambabariye, nubwo nagukojeje isoni nkahemukira itorero, kandi ikimenyetso cy'uko mbabariye ukama ibase. Yabonye ibase yizera imbabazi z'Imana. Nta cyaha kibaho Imana itababarira. Imana iragukeneye. Hari kuza undi muvuga butumwa, ariko Imana yashimye ngiye ko nza kukubwira ngo ikeneye kugutabara utaraseba, ariko banzu yisaba imbabazi. Imana yamugaruriye andi mahirwe ya kabiri, ubu yagarutse muri Kigali, yarubatse atuye Imageragere. Imana yamuhaye umugabo imukorera ubukwe, ubu afite abandi bana 3 nyuma y'uwo nguwo. Imana iragukunda. Yemeye ko gitemwa n'ibyaha byagutemye, watinze mu bigeragezo, umva Yesu arashaka kugutabara. Zamura ikiganza utarakizwa ngo usenge. Imana ibaha umugisha. Muzamure nasoni bite umuntu utarakizwa akavuga yatabaye Teujeni, nanjye menye neza ko yambabarira. Imana iguha umugisha. Imana iguha. Muzamure hejuru nasoni bite nimo ndababona. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha. Mwitera intambwe mwigirana imbere nk'ikimenyetso cyo kwinjira mu masezerano y'Imana. Iyizire di ngwino we wazamuye ikiganza, ngwino tebukuze nkwatureho umugisha w'Imana. Mubaha inzira batambuke. Nta kindi abaririmbyi mumfashe batambuka. Abana mwe muretse ndaza kubasengera. Abana tambuka utarakizwa, muze nasoni biteye, nimuze
nanjye nuko naje bareba ubundi pasiteri mwa higira hino nyegera hano nyegera hano nyegera hano. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Tabuka ibi byuma byesitaye hano abaririmbyi bateze bava mu ruhengeri badodesha izi niforomo kubera wewe. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Abakobwa n'abasore n'inkumi bagifite imbaraga mutambuke muzano kurihimbi nta kibazo, mutambuke muzano, mutambuke muzano imbere, muze musange hano, muze tucomo kuva mu bandi uhure n'amasezerano y'Imana. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Tambuka baririmbyi muririmbi, dore imbaraga zose mwatanze n'aba bantu Imana yashakaga. Amaraso ngaba b'Imana yashakaga. Nawe ngwino, nawe ngwino. Imana iguhe umugisha ukiri muto, Imana ikugirire neza, Imana ikugirire neza. Tabuka nawe, tabuka.